Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, amazina yanjye nitwa Sheikh Sindayigaya Musa, ndi mufti w'u Rwanda, mpagarariye abayisilamu bose bo mu Rwanda, ariko nk'abandi na Vice Perezida wa kabiri w'ihuriro ry'amadini n'amatorero na Kiliziya Gatolika. Mu mbaga rero yabo duhagarariye muri abo bemera mu myemerere itandukanye, turabashimira cyane. Ni byinshi byo gushima ariko bitatu by'ingenzi kubera umwanya muto. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turashimira ubumwe bw'Abanyarwanda. Ni ikintu gikomeye cyane nyuma y'ibihe bikomeye bya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Ubu nyuma y'uko ubumwe bw'Abanyarwanda bwari bwasenyutse, ariko nyuma y'urugamba mwayoboye rwo kubohora igihugu mwe n'abari babafashije, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubu bumwe akindi twabugurana. Ni nayo mpamvu twiteguye gukomeza kubuharanira no kuburwanira no kubwitangira, kandi tukaba twiteguye gufatanya namwe mu kurwanya bariya bose bashaka kutugarura muri ayo mateka y'amakimbirane no gucamo kabiri Abanyarwanda. Icya kabiri, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwaduhaye igihugu gifite agaciro, cyagize agaciro mu ruhando rw'amahanga. Nkuko tubizi, iwanyu abari iwanyu, niho hantu honyine winjira utavuze iminsi uzahamara batakubajije icyo uje gukora. Murabizi mwese inshuti duteraniye hano, abagiye mu mahanga mujya mwumva abategetsi bagenda bahinduka bavuga ngo tugiye kubasubiza iwanyu. Ariko iwanyu nubwo wajya guhaha, niho hantu honyine iyo tugarutse tugeze ku kibuga cy'indege cyangwa umupaka uwo ari wo wose w'ubutaka n'amazi, bandikaho ngo ni umuturage ugarutse iwabo. Bivuga ngo ntawe ukubaza iminsi, ntawe ukubaza icyo uje gukora n'iminsi uzahamara. Ariko handi nk'uko mubizi viza barazitubaza, zashira bakatwirukana. Icya gatatu Nyakubahwa twashimira ni umutekano. Hano twumvise ba rwiyemezamirimo, natwe abanyamadini turahari kugira ngo dusenge, kugira ngo dukore nuko dufite umutekano. Turawubakesha Nyakubahwa n'ingabo z'igihugu na polisi n'abandi bashinzwe umutekano. Tunashimira, tunasabira. Nagira ngo mbibutse ko nk'umuntu uhagarariye idini, intumwa y'Imana Aburahamu ageze aho yatuje umuryango we, yabasabiye mbere na mbere amahoro n'umutekano, asabira igihugu cye. Hanyuma akurikizaho gusaba ubukungu n'iterambere. Impamvu yabanje amahoro nuko mu mahoro nibwo ubukungu buboneka, kuko barakora bagashora imari, kandi mu mahoro nibwo abantu baryoherwa n'ibyo babonye muri bwa bukungu, kuko n'ubundi bitunze nta mutekano ntabwo byakuryohera. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashyigikiye kandi ingamba mufite zo kurinda igihugu cyacu no kurinda umutekano turazishyigikiye. Nsoza Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nagira ngo mbagezeho ubutumwa bw'abayoboke b'ayo madini yacu. Turabashimira ku bugenzuzi bwakozwe kandi bugamije inyungu z'Abanyarwanda mu nsengero n'imisigiti. Twagira ngo tubabwire yuko ku nama inzego zatugejejeho twagerageje gukora ibishoboka. Hari insengero, hari imisigiti zimaze kuzuza ibisabwa. Twagira ngo tubasabe babandi bazagaruke kudusura vuba, dore Nyakubahwa hari n'iminsi mikuru. Ku rwego rw'abayisilamu turi mu gisibo, bantumye ngo mbabwire ngo nabura iminsi isigaye izo nsengero zujuje ibisabwa. Birumvikana ntabwo twakorera hatujuje amategeko, ariko ahabyujuje badusure baturebere indi minsi isigaye y'igisibo tuyisenge mu misigiti. Hanyuma no ku bandi bayoboke naho hari iminsi mikuru iteganyijwe hano imbere, kuko ndavugira amadini yose ndi mu ihuriro. Hari iminsi mikuru ya hano imbere za Pasika n'ibindi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, murakoze cyane, turabashimiye kandi turabakunda, duhora tubasabira ibyiza. Murakoze.